twebwe ntago twakundanye hari uwari bwatekereze kugira fiance mukundiye mu 3 segonderi niho nanamwandikiye amumenyesha yuko ibyo mwita mu rusikorere mu buzima busanzwe rero buri icyo namwemereraga nari muzeho yarazi kubwiriza kandi ari umwana ibintu yabwirizaga byaramfashaga nage muri uko kudahita mwemera muri ibyo wenda byo kumbwira kwa nkunda naga aho ngaho ho twajyanyemo ngo ariko ngewe icyo namushakagaho nuko dushobora kwicarana akambwira ijambo ry'Imana ariko ibyo bindi biri ku ruhande hoya ntago byari birimo nyuma rero na nyuma twaranarangije n'ishuri twararangije segonderi nabwo iyo yampamagaraga ambwira amakuru asanzwe naramubwiraga ngayo tuyihorera ahubwo mbwiriza ndashaka kumbwira ijambo ry'Imana naho we yari yaragiye mu mwanya wo kumbwira ijambo ry'Imana wenda muri wa mwanya nkanga kumva ariko mu by'ijambo ry'Imana narabishakaga icyo kintu kiri mu kintu cyatumaga mwemera mu ijambo ry'Imana ikindi ntago byari ijambo ry'Imana gusa mu mbuto mu migendere mu buzima bwe busanzwe ubundi ngewe nakundaga umusore ukunda gutebeza yaratebezaga basore mwe mwumva ejo bundi hagati ya 2018 na 19 agiye kugura iko yarabanjije arampamagara atawe ninyugura ntuzanyanga twari kumwe Faransa ntubwira ngo reka mbanze mbibaze bataka harabanjije arampamagara akishira noneho ko narengeye kugura iko boyi inyugure ndaba ushobora gusanga nawe wowe ku giti cyawe wowe washatse atari we wamutevirije kabone nubwo wakita ko nta mugabo babonanye none se ubwo undi wamutevirije we ugendeye aho ngaho akashobora kuza kukubwira ngo uyu niwe wo mu buto niyo mpamvu ujya kureba mu macacize amwe menshi uzasanga hari ikintu bita agatimba urugero nk'iwacu hano mu rusengero ushobora kuba ubyaye 5 ukambara agatimba kubera ko n'abakambara n'ubundi ntuzi singendera ngo sinzi uwamubyaje 5 ntago ari umugabo we yari iki cyese nundi wo hanze siwe nukuvuga ngo ari umugore wawuzanye muje gushyingirwa ntago ndi bubemerere ko mukamba ariko kubushatse umugore utari uwawe nisugi kuri wowe ibindi ntago nkwiye kubimenya ariko noneho uko niko kuri kwijana hari umuntu wambwiye ariko nisugi kuri wowe nukuvuga ngo wawuzanye umugore ubyaye 5 ariko atari we wamubyaje none se kuri wa undi twiki wamubyaje musambane none se ubundi reka nkubaze wowe mu muhamagaro wawe ufite uriya ugiye gutangira ubuhamya ufite busugimete kugira ipimo uvuga ngo nabupimye niyo mpamvu ari iryo hame twebwe tugenderaho ariko rero noneho ubwo rero aba harimo imbabazi z'Imana kuko nidusanga abantu nta busugimetre dufite no kuvuga ngo nisugi kumushaka ngenda kibaza ni ryari umuntu aba umugore wanjye ni ryari umuntu aba umugabo wanjye ibyo byasaba kwakirengagiza ijambo rivuga ngo uyobeye yuko wifatanyije na maraya nabo baba umubiri umwe nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina bombi bakaba umubiri umwe ugira ngo ari amagambo tuvuga nk'abapasteri niyagira abantu umuntu umwe acte yabayeho nibagira umwe noneho rero niyo mpamvu rero umuntu aba umugore wanjye twahuye no ubundi se n'ubu ngubu bimenye no rero umukobwa najya gushaka cyangwa umuhungu yararyamanye na benshi ni umugore wa benshi agomba kubanza kudivorce nabo ni nayo mpamvu deliverance itabayeho rwa rugo rwe rugira ibibazo iwabo barategeka umuhungu ngo uzakwibye ngo baramwishyuye amashuri ngo bagize ngo bakoze batya ngo baramureze kandi kumurera nibyo ni inshingano zabo ntabwo bigiye kugira uwo byishyuzwa ahubwo umuhungu niba yakunze umukobwa mu muco aragenda akamusaba akamukwa kandi akamukwa ibingana nuko we yumva nk'uko iyo uteguriye umuntu ishimwe ntabwo umuntu akubwira ngo uzanzanire ishimwe ringana gutya kuko nakoze gutya oya
wowe urategura ukavuga ngo numva umutima wanjye unyemeza ko njya gushimira naka ni wowe umenya icyo ujyana n'inkwano ntabwo hajyaho ibiciro memu na mbere bagikwa inka uyu munsi akenshi ntabwo bisigaye bibarwa akenshi mu mafaranga bitewe n'uko abantu benshi batacyorora ariko ubundi niba umuntu ajyanye inka agiye gukwa na mbere hari uwajyanaga imwe hari n'uwajyanaga ebyiri hari n'uwajyanaga 10 cyangwa akajyana ishyo bigendanye n'uko ari bakunzi ijambo ry'Imana kandi bakunzi ba Yesu Kristo turabasuhuje aho muherereye hirya no hino ku isi mudahwema kudukurikira tubashimira iyo nkunga burya nta kintu cyiza nko kubwira ukumva n'ukuri rero murabona ko uyu munsi dufite abantu beza dufite umushumba Jado ari buze no kutwibwira bihagije ariko afite n'umuturanyi we wa bugufi nagiye kuvuga ngo afite n'umuturanyi wo mu mashuka reka rero dutangire tubakira batwibwira amazina aho batuye aho bakorera umurimo n'ubundi buryo batwibwiramo Yesu aduhanisha karibu. Nitwa Dusenge Jean Dodier narakuze ndanasenga akazi nkora umurimo w'Imana nyine ndi umushumba nko bivuze w'itorero The Holy Israel Church ndirigo representative w'iryo torero umwe mu bashumba barigize izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro umurimo nkora n'uwo nguwo nyine uyu ni umuturanyi wo mu mashuka nko bivuze twiyoroza ishuka ntabwo bafite umuco nk'uw'abazungu ngo hari uburyo ngo bagire igihe cyo kubona nawe ariko ngo ubundi buri wese akagira icyumba cye ntabwo bihaba impamvu dukunze gukoresha imvugo ngo ni umuturanyi wo mu mashuka madamu akizi wabo bari bamuhaye ibyangombwa bye byo kwiyorosa bimumara imbibi ageze iwanjye nahahasanga ntakunda kwiyorosa najyaga muri supaneti sinjye wahera ibyo kwiyorosa simbikore none hageze imuhira ndamubwira ngo ibyo byose ugiye kugira n'ibyiki ngo ko ntaryama ntiyoroshe undi nanjye ko nanjye numva ibyo bintu ntabyiyorosa twemeranya yuko turi bukoresha ishuka tukayihuriraho ikiringiti kikaza kikagera hagati nkatangirana n'ishuka nkakomeza ntabwo byakubangamiye no kutaribwira abantu kuvurori ikajya igarukira hagati bagakomeza noneho yaje no kugira ikibazo bamwe no mu bana byaye bamera nka se reka nawe ntibakunda kwiyoroza reka wenda atwibwira anatubwira uko yabyakiriye ngira ngo yari akwiye kumvuga byaba bihagije hari ibyo navuze sinakuvuze ko twiyoroza ishuka amazina mufite abana bangahe ibyo byo narabyivugira amazina nitwa Valentina Mukandayiramije dufite abana 4 abakobwa 2 n'abahungu 2 umuhungu mukuru ejo ku itariki 17 z'ukwa gatanu yujuje imyaka 9 turashimira Imana Imana ishimwe ariko ikibazo cy'amatsiko hagati aho yavuze ukuntu mukibana byamutonze ibintu byo kujya yiyorosa kuvurori reka mpere wenda kuri Jado ku buzima bwo wabayemo mu busiribateri maze kubaka niziha challenges ni ibihe bintu byagutonze mu rugo kubaka urugo impamvu n'ama eglise yigisha umubano impamvu ziba zihari mu Kinyarwanda hari imvugo ivugwa ngo umuhini mushya utera amabavu cyambere ubuzima bugiyemo si ubuzima bwawe si ubuzima uba warabayemo bugarukemo urugo ntago ari ready made komandi bubivuge urugo ntago ari ikoti ridoze
ahubwo urugo ni itisi. Ntago ari ikintu usanga ahubwo mugenda mukidoda mukiringaniza nuko mushaka kugira ngo kibakwire. Ntago ari ikintu ugenda si nka kwa kundi ugenda kugura ikoti ryari ridoze, ahubwo uragenda ukagura itisi. Rero nari nshatse kuvuga yuko mu ntango buri rugo rwose hari ibintu bitangira biba challenging, ariko biba ari ibintu bisanzwe ko ya hari base nyamukuru yitwa urukundo, ariko sustainability y'urugo mutagira ngo ni urukundo. Fondation y'urugo ni urukundo, ariko gukomera k'urugo nk'uko mubibona mu migani 24:3 haranditse ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rugakomezwa no kujijuka. Dans d'autres termes, fondation aha dusanze kuri eglise urusengero rufite fondation, ariko impamvu tuhicaye si uko hari fondation, ahubwo ni amadirishya, ni ibikuta, ni ibintu byinshi bigenda byongerwaho. Rero hari igihe abantu bibwira yuko kuba hari urukundo gusa bihagije. Sustainability y'umuryango, gukomeza, ni ubwo buryo bwiza kuvuga gukomeza, kugira ngo urugo rugumye gukomeza. Ntago ari uko ari urukundo k'abakundana bose siko babana, ahubwo bikomezwa nuko mwajijutse. So kujijuka rero hari ibyo ubutaramenye ugomba kujijuka. Kubinjiji no kuba umuswa ni ibintu bibiri bitandukanye. Ibintu byose utazi ubu bifiteho ubujiji, ariko ntibivuga ngo uri umuswa wo kutabimenya. Nuko utabizi, utabizi ni agace gato utazi. Icyo nabivugaho muri rusange. Gusa wambaza ngo bimwe mu bigucarenginga ibyo nurwo n'urugero rumwe nari ntangiye nkubwira. Ubwishuka na kuvura. Icya kabiri, kwikanga ugiye kuryamana n'umuntu gutagira ngo ni ikindi umuntu ahita kurura agatekereza ukirangiza umunsi uvanamo ikoti n'uwavanyemo agatimba abantu hagiye kubasigaho. Utagira ngo hari n'amasomo umuntu aba akwiye guhabwa yo kumenya uko yinjira muri bwa buriri, nabyo mutagira ngo biroroha. Kuko hari ushobora kujya muri douche ntavemo, akaguma kuko niyahura. Ntabwo wigeze wumva mu mico hari ibintu byajyaga biba mu mico ye, ariko ibyo bintu narigiye no kuvugaho nabyumvishije byari rinjitse. Hari ibintu byabaga bakarara barwana bugake. Ariko ukiraho kugira ngo nawe mubaze ikindi kibazo, ni iki wahereyeho, ni iki wakurikije uhitamo nk'uwo muzabana? Ningi warije ni wowe kuko wenda ndamubaza mu kanya. Ubundi rero ubwiza burakurura indangagaciro zikakugumisha. Icya mbere namukunze ngendeye inyuma physically uko twiganaga n'iki yari afite uko ateye n'uko atambuka. Bamwe bakamukora iwabo muri famiye iwabo bababaraga nk'abantu b'abamaseri. Nge rero nakundaga umuntu witonda, amenya ari uko nari nzi yuko ndi hejuru. Ashaka guwitonda we nico niki. Noneho rimwe yigeze adufunikiye amakaye, mbona ko bwa buzima bwe ari ubw'ingenzi kubwinjiza mu buzima bwanjye. Imbere y'Imana kubwo gusenga, Imana irambwira ngo ereguriya niwe nakugeneye. Muri make waramweretswe. Nanjye wabanje kumukunda, kumwereka byaje nyine. Nendaga abantu babandi ubwiza burakurura ngiye imbere y'Imana iteramo kashi singe wahera. Bimukojeje nyine ndamubwira ngo ariko naryamye ndanabona abanza kubitera utwatsi, ariko nyuma y'igihe twaje kubana nabwo biciye mu nzira ndende kuko ntago byoroshye. Ndabyibuka uburyo hari uwo yagombaga kubana nawe amatariki yarashyizweho. Ese wamukunze afite fiancé? Oya. Twebwe ntago twakundanye, hari uwari bwatekereze kugira fiancé. Mukundiye mu wa 3 secondaire. Niho nanamwandikiye amumenyesha yuko ibyo mwita mu rusikorere.
niba akamenya twebwe twari tunakuzeho hari ukuntu abantu bo mu minsi yashize twigaga tunakuze usanga abana b'ubu ngubu umwana ararangiza segonderi wajya kureba ugasanga yirangizanyije imyaka 16 17 kandi twebwe iyo myaka nyine ubuse si yo bana bari kurangizanya 16 17 twebwe iyo myaka niyo nyine turi kukubwira twabaga turi mu wa gatatu mu wa gatatu gutyo iyo barangirizamo twebwe niyo twabaga turi muri aho mu wa gatatu muri make mwigaga ku kigo kimwe twigaga ku kigo kimwe ese madamu mushubu no mu ishuri rimwe no mu ntebe zegeranye n'intebe zegeranye zegeranye ahubwo intebe ukubona twicaranye no ku ntebe nta watwicaraga intebe yacu yicaragaho ngewe hagakurikiraho we hirya akajyamo umukobwa bitaga Kayitesa abahani Kanombe yaje gushaka mu Uganda n'undi bitaga Kabarinda intebe yacu hari ibitebe birebire bagendaga bagira byicaraho bane iyo yari uko twicaraga ese madamu mushumba ni igiki cyagukuruye urumva wari ukiri mutoya wiga mu wa gatatu ni iki cyagukuruye kugira ngo ukunde umushumba Jado ni iki cyagukuruye kuri we ubundi mu kintu cya mbere ese akibikubwira mbere yuko ngera aho ngaho wahise ubyemera wumvisha ari byo wumvishe nawe cyangwa se warabyemeye urijijisha ubanza wicisha hirya no hino cyangwa nawe wari usanzwe umukunda gusa utegereje ko akomara utembera aya kuko twari mu wa gatatu icyo gihe amurutse korere njye sinayemeraga ntago nayemeraga muko bimbwiraho ntago ako kanya ntago nabyumvise ariko mu mibanire y'abantu babiri babana umuntu hari icyo ubumwemerera mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe rero buri icyo namwemereraga nari muzeho yari azi kubwiriza kandi ari umwana ibintu yabwirizaga byaramfashaga muri uko kudahita mwemera muri ibyo wenda byo kumbwira kwa nkunda naga aho ngaho ho twajyanyemo ngo ariko ngewe icyo namushakagaho nuko dushobora kwicarana akambwira ijambo ry'Imana ariko ibyo bindi biri ku ruhande hoya ntago byari birimo nyuma rero na nyuma twaranarangije n'ishuri twararangije segonderi nabwo iyo yampamagaraga ambwira amakuru asanzwe naramubwiraga ngo ayo tuyihorera ahubwo mbwiriza ndashaka kumbwira ijambo ry'Imana naho we yari yaragiye mu mwanya wo kumbwira ijambo ry'Imana wenda muri wa mwanya nkanga kumva ariko mu by'ijambo ry'Imana narabishakaga icyo kintu kiri mu kintu cyatumaga mwemera mu ijambo ry'Imana ikindi ntago byari ijambo ry'Imana gusa mu mbuto mu migendere mu buzima bwe busanzwe ubundi ngewe nakundaga umusore ukunda gutebeza yaratebezaga basore mwe mwumva ngewe buriya ntago nemeraga umusore wambara ikoboyi hari ukuntu twe kera dukizwa hari ibintu twakundaga hanyuma rero ibyo bintu niyo koboyi ntiyayambaraga kandi yari azi gutebeza ako kantu rero karankururaga muri ngewe yego iyo yatebezaga numvaga mbikunze cyane buriya na ariko se gatoya wenda komeza ndaza kukakubaza nyuma buriya na nyuma wenda ndenzeho gato na nyuma yuko tubana ejo bundi hagati ya 2018 na 2019 agiye kugura ikoboyi yarabanjije arampamagara atawe ninyugura ntuzanyanga twari kumwe Faransa ntubwira ngo reka mbanze mbibaze bataka yarabanjije arampamagara ati noneho ko narengeye kugura ikoboyi inyugure ndamubwira nti noneho ntago nkiboshywe n'iyo migozi rwose y'amatizi nagakoboyi ukagura nta kibazo urakoze cyane ariko ikindi kibazo hari ijambo waba wibuka yakubwiye udashobora kwibagirwa muri icyo gihe mukiri bato nyine mugikundana mwe ga segonderi nk'ijambo yakubwiye wumva udashobora kuzibagirwa ni irihe
cyangwa se ese kera yakwandikiye twa tubaruwa igihe cy'amabaruwa ya kera bari bacyandika hari ibaruwa yageze kwandikira baratwandikaga akaba hari amagambo kibukamo yakubwiye baratwandikaga bakadukora mu buryo bwa triangle ntago badushyiraga mu ibahasha bafite ukuntu bakazingaga mu buryo bwa triangle nawe yarakakwandikiye yaratunyandikiye ariko wenda we ntabwo cyane connection yacu yabaga mu tubaruwa oya ahubwo buryo yarategaga akaza iwabo akaza iwacu urwesero akaza ku munini akaza kundeba tukaganira ariko hari mu magambo wenda twagendaga tuganira hari ikintu kimwe hari karita imwe yari afite ntabwo ari umuntu njyewe najyaga gukundana n'umuntu namwemereye ngo ndagukunda hari kondisiyo namuhaga mu bantu benshi twamenyanye mu buzima busanzwe hari ibiganiro by'abasore n'inkumi bisa nk'ibigiye bipfuye ntari buza kuvuga nta na kimwe cyajyaga kiva mu kanwa ke ariko wenda petetere ko hazagamo no kuntinya kuko twashoboraga no kuba turi kumwe n'akantu kangwaho gutya kambwira ngo ko hari akantu kakuguyeho ngo nshobora kukaguturaho kuko ukoraho yumvaga ari sakiriro mu bintu byinshi nagendeyeho ntabwo yanyubahukaga yaranyubahaga na kondisiyo namubwiye akaba atayirengaho nashoboraga nko kwikakaza nkamubwira nti ntabwo uyu munsi nshaka ko tuvugana akabyihorera akabyubahiriza ibyo rero biri mu bintu byankuruye ndavuga ngo afite indangagaciro zitandukanye n'abandi mbona yego ariko se mushumba Jado nakora iki ngo mpitemo neza uwo tuzabana ni iki cyamfasha guhitamo neza umuntu tuzabana kuko appearance rimwe na rimwe irashukana ibigaragara ibyo umuntu areba hari n'igihe wibeshya ku muntu ni iki nakora kugira ngo mpitemo neza uwo twabana cyangwa se ni iki cyanyemeza ko tuzabana ari mu mugambi w'Imana ndavuga ku w'Imana itabwiye ngo uzashaka naka kuko nabwo si igitangaza ko Imana yabikubwira ariko ndavuga mu buzima busanzwe ni ibintu bitatu umuntu agizwe n'ubuzima bugizwe n'ibice bitatu umuntu agizwe n'umwuka umuntu akagirwa n'ubugingo umuntu akagirwa n'umubiri ibyo ni ibice bitatu bigize umuntu ibyo bice bitatu bigize umuntu esheke ikomeye iyo abantu bakiri abasore bita kuri icyo gice cya nyuma cy'umubiri cyitwa umubiri ariko iyo umaze kugera mu rugo abagize umugisha bakaba bakurikiye iki kiganiro bahite banabyumviriza iyo ugeze mu rugo icya mbere nk'uko umuntu ari umwuka itangiro 1:26 turema umuntu mu ishusho yacu uwo muntu wo mu ishusho yacu Imana iri kuvuga ni umwuka utwikirirwa n'ubugingo bigatwikirwa n'umubiri ibyo bintu uko mbivuze ubu niko byagakurikiranye ibyo bice bitatu bigize umuntu ko umuntu ari umwuka utwikiriwe n'ubugingo bigatwikirwa n'umubiri ni ibice bitatu wakaremereje kandi ukabikurikiranya impamvu ya mbere umuntu bita umwuka ni umuntu uremereye ni umuntu ushobora kubana n'umuntu ukikanga wenda usenga wakaraguza ugira ibyo ukora agakora ibitandukanye n'ibyo wemera ariko se ukiri aho ngaho kuri ibyo by'imyuka umuntu w'umwuka ni imyizerere nashatse ni imyizerere ariko ndavuga nabwirwa n'iki kuko hari n'igihe ushaka umuntu ugasanga hari imigenzo hari imihango wabo bafite hari za karande n'ibindi byinshi nk'ibyo igihe cyose umuntu ntabwo uzabwira umuntu ngo ntiyizera kuko no kutizera ibyo byitwa uko kwizera uko kutemera byitwa uko kwemera igihe cyose umuntu mu buzima bwe umwuka mu mwuka we even niyo yaba ari umukristo iyo Christianity which kind of Christianity ni ubuhe bwoko bw'ubukristo kuko hari ubukristo umuntu nabwo ubwabwo ashobora kuba afite bukakubera intandaro yo kutagira urugo rwiza kandi ari ubukristo
urugero nk'ubu ngubu madamu wanjye musigira amafaranga ari bibiriwe ngombwa akajya kuvuza umwana uri umuhanuzi naza akambwira ngo oya naretse kujyayo ngo nagiye kwa Faranswa ngo kandi umwana yamusengeye ngo nta kibazo nagira ngo nkusasire inzobe ko hari abantu bafite iyo myumvire ni bibi ibyo yakoze none se nibyo nangiye kukubaza yari kumujyana kwa muganga nawe niyo waba wamusengeye nabwo akaba kereka ikibazo afite cyari ikibazo kiri spiritual gusa ari cyo mwuka kuko Yesu hari ijambo yavuze mu bigeragezo bitatu yahawe icyanyuma yajyanywe hejuru amubwira ngo simbuka arategeka abamarayika ariko aramubwira ngo ariko ni nko kumubwira ngo kuba nasimbuka abamarayika bakansaba si formule ituma nsimbuka ntukagerageze Uwiteka Imana yawe niyo mpamvu nusoma rwa kabiri rw'Abakorinto 2:5 afeke votre foi fifone no sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu kwizera kwe guhagarara ku bwenge bw'abantu kujye mu mbaraga z'Imana ubwo ngo hari aho ubwenge bw'abantu bugarukira hagatangira imbaraga z'Imana hirya yuko wa muntu ugiye kubana nawe yizera banza umenye ngo yizera ate kuko imyizerere ifite ingaruka mu rugo rwayo ubishaka utabishaka uko umuntu yizera bifite ingaruka mu muryango wanyu kabiri kuba havuka babandwa baterekera bagira gute byaba ariko hari itandukaniro ry'uko we yaba bikora nuko byaba biri iwabo nuko iwabo byaba bitahari ariko bikaba ari ibirugano ni ukuvuga ngo bigenda bigira dimension iyo ari ubikora bifite imbaraga nyinshi by'umwihariko mu rugo rwanyu mu kubisenyera iyo ari iby'iwabo bifite imbaraga nyinshi nabwo ntabwo ari nkege nabwo bifite imbaraga nyinshi ariko ubwo bitari mu nzu iwanyu murafatikanya kubisenyera by'umwihariko noneho yari ibiroganoho birahita byoba ni ukuvuga ngo biri muri dimension eshatu niyo angle nabivugamo ni ukuvuga ngo kuba umuntu warangije kumubona uko yizera uko yemera icyerekezo uko agiye mu isi y'umwuka ye ukamenya yuko we nawe mwahuza icyo kiba ari kriteriya ya mbere uko yemera nuko yizera ukamenya niba mwamwacika kote ya kabiri nigendanye n'ubugingo ubugingo bamwe ibyo bice bitatu bundi ni amarangamutima ni ingamba ndetse n'intekerezo intekerezo amarangamutima n'ingamba buri gitekerezo burya kiva kikagera gihagurutsa amarangamutima buri marangamutima ahagurutsa ingamba hari imyanzuro umuntu afata ifitanye isano n'amarangamutima umuntu yagize rero Bibiliya igaragaza yuko hirya y'aho tuba tumaze guhuza kuri icyo kintu cyitwa ko mu mwuka tumacinga n'amarangamutima haraza kote yitwa ubugingo mu bugingo ukwiye kuba wakibaza uzi yuko dore ngo uyu mugore nashatse nakubwira yuko ashobora hari ikigeragezo numva kigoranye nko kuba nabandi nk'umugabo cyangwa uri umugabo hari icyo bita responsibilities responsible and ability inshingano umuntu afite icyo ashinzwe gukora akaba yajya kugisengera umva Matayo 7:7 musabe muzahabwa mushake muzabona mukomange muzakingurirwa uzi ikigeragezo cyo gutunga umugabo usaba gusa udashaka rya jambo nayigeze mvuga ryo mu migani 20 imigani 24 wenda ari ryo dusoma gusa 24 kuri 3 haranditse ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo n'ibintu byose by'igiciro cyinshi n'iby'igikundiro aha hantu ntabwo wigeze wumvamo presence yarabo y'urukundo ubwenge burarwuboka ibintu kugira byinjire mu rugo ni sacrifice buri kimwe cyose kigira ikiguzi cyayo hari ubuzima busabwa kugira ngo urugo rugire ubuzima hari ubuzima bundi buri busabwa aha ni ukuvuga rero ubumenyi mugenda mugira kandi mu bumenyi harimo mutumva ubumenyi mwumve siyanse gusa zo mu ishuri n'ubumenyi bugendanye niyo yaba ari mu buriri hari umuntu ufunze mu mutwe ibyaza uko yavutse akaba uko wenda niba ari
uko sekuruza yitwaye nawe akaba ariko ashaka kwitwara, mbese akaba afunze ku gipimo adashaka kugira yakora iki kugira ngo abimenye? Yareba za filime, yakora iki? Ntabwo bareba filime kugira ngo abimenye. Ubwenge nibwo bwubaka urugo. Kumenya nibyo bituma habaho sustainability. Inzira ni nyinshi zigendanye, no seremansi kuvuga ngo jya kureba filime, jya kugira gute, haboneka ibitabo, haboneka ibintu byinshi bishobora, wasanga family runaka we na madamu wawe kwibi bintu nibi. Ngewe ndabyibuka haciye amezi nk'atandatu nubatse umuryango. Yashobora kunanirwa kubivuga. Narahagurutse ngewe njya mu Burundi, kuko n'ubundi ni maseri. Narahagurutse njya mu Burundi, nari ntangiye kwiyazisiga abantu ko bari inyangamugayo bahemuzwe n'iki. Numvaga mind yanjye y'ibigendanye mu bice bitanu bikenerwa mu rugo, harimo n'ibigendanye n'imibonano mpuzabitsina. Mind yanjye natangiye gusa nkaho numva ngiye kuba bored. Nibaza kubera iki? Ntabyo nzi, nta makuru mfite, ariko ndicara ndavuga ngo harya ya makuru yo umuntu ayakura he? Ndahaguruka ndagenda ingi Burundi, nicaza family imwe buyanaje inaha, iyo family ubu yaragarutse iri hano mu Rwanda. Ndabicaza ndababwira ngo ariko nubwo mubona nge nubatse umuryango ibyayisana, kubera ko revo yo nigishijwemo umubano. Tweyo tugiye kwigisha umubano ubu we run through mistakes, twigira mu mistakes yabaye. Sinapfa gusiga abantu mbiga umubano ngo ngire point nirengagiza. Abagiye batubanziriza rero hari ibintu bitaka ibishitani, nyine byari bizwi ko ari ibishitani. Umuntu akuba uvuze gutyo nibuka kese imwe nakiriye muri biro, noneho umugore atariko wenda turi kwiga, umugore aravuga atariko uyu mugabo kuva twabana nta ntegura nta nsoma, ibya bindi araterura wadimba. Noneho umugabo twari twicaye, kwikura umugore ninda ngo ibyo bintu wabimenye ute? So ubwo narishatse kuvuga ko ubugingo bw'umuntu yo mugeze mu rugo, kugira ngo urugo bibiri kuvuga ngo rugire sustainability, rubashe kubaho, rubashe gukomeza, hari icyo rusaba kumenya, hari ukujijuka gukenerwa, kugira hagire ikinjira hari ibikenerwa. Buri kimwe cyose kigira ikiguzi cyacyo. Iyo ukwepye ikiguzi cyo usabwa, ubu kwepana cya kintu. Njya nunze kwigisha abasore nkababwira ngo iyo ukwepye ikiguzi cy'inzozi zawe, wishyura inzozi zawe. So rero iyo ukwepye ikiguzi cy'igikenewe, bibi bindi bintu. So icyanyuma ni wa mubiri. Mbibutse ko Bibiliya ijya kuvuga umubiri, nkiri no kuri yakote yitwa ubugingo, nimusoma mu magambo y'Imana aboneka mu Rwanda rwa Petero kuri 3 baze guhera kuri 7. Bibiliya ibwira abagabo ngo mwerekanishe ubwenge ibyo mugirira abagore banyu. Mwerekanishe ubwenge ibyo mugirira abagore banyu. Kandi abavuze ngo ntabwo yavuze ngo mubyerekanishe rafu, ntabwo ari urukundo, ahubwo ni mubyerekanishe ubwenge. Buri kimwe cyose waba ugambiriye gukora ukwiye kugishyiramo ubwenge kugira ngo urugo rubashe gukomeza kubaho. Icyanyuma navuze ni umubiri. Umubiri rero kuko ari ugaragara, abantu benshi niho bashyira imbere, ariko umubiri sofa birumvikana, ariko ntabwo ukwiye kuba uw'ingenzi kugira ngo uremereze kuruta ibindi bintu. Bibiliya ivuga ngo umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma. Ntabwo yavuze ngo si uw'ingenzi, mwe kwita ku w'inyuma gusa, ahubwo mwite ku w'imbere. Ngo Salomo nta muntu wakunze abagore benshi ngo amurushe, yanashatse abagore batubutse. Ubu hakubwa urupapuro ngandika abantu 200, ntabwo we wababona. Ariko kuri kote ya Salomo we yumubwira ngandika abantu 1000 uzi yari kwiyandikira umugore abagore yashatse, akabandika akuzuza bonyine bagiramo abandi. Ariko yaje kuvuga yuko gufata iba mu muhango wabo, yo wakundaga umugore wahita gufata izahabu
ukayimushyira mu muzuru ukabura koye ukabugize gute wari wo muco yari wo muco ariko uvuze ko arangira avuga ngo noneho ngo kubikora ku mugore wagendeye inyuma ngo uzamenye ngo kari nko kubishyira mu izuru ry'ingurube. ariko uvuze ku kintu cy'inkwano cyo gukwa umukobwa kijya gikurura n'induru. Reka mbaze mama Pasteur, Yego. inkwano uyumva ute, wayitangaho igitekerezo? Hari abavuga ko gukwa bikwiriye ndetse bakanahanika n'ibiciro, umukobwa ati nibatampa miliyoni 2 ntazava hano. Hari n'abandi bavuga ati ariko ubundi ko muvuga ngo gukwa umuhungu we ngo ni impano y'uko ngo bareze umukobwa, umuhungu we ntaba yararezwe. Ibintu habwa ababyeyi by'uko bareze, ariko ari ikintu gisanzweho kuva na kera nk'umuco Bibiliya yasizeho n'abantu baragikomeza muri rusange. Uyu munsi rero ntago wagitangaho ibitekerezo, impamvu gikurura intambara gisigaye gikorwa nabi. Ugasanga niba ari umukobwa iwabo barategeka umuhungu ngo uzakwibi, ngo baramwishyuye amashuri, ngo bagize ngo bakoze batya, ngo baramureze kandi kumurera nibyo ni inshingano zabo, ntabwo bigiye kugira ngo byishyuzwa. Ahubwo umuhungu niba yakunze umukobwa mu muco aragenda akamusaba akamukwa, kandi akamukwa ibingana n'uko we yumva nk'uko iyo uteguriye umuntu ishimwe, ntabwo umuntu akubwira ngo uzanzanire ishimwe ringana gutya kuko nakoze gutya. Oya, wowe urategura ukavuga ngo numva umutima wanjye unyemeza ko njya gushimira naka, ni wowe umenya icyo ujyana. N'inkwano ntabwo hajyaho ibiciro, memu na mbere bagikwa inka. Uyu munsi akenshi ntabwo bisigaye bibarwa akenshi mu mafaranga bitewe n'uko abantu benshi batacyorora, ariko ubundi niba umuntu ajyanye inka agiye gukwa na mbere, hari uwajyanaga imwe, hari n'uwajyanaga ebyiri, hari n'uwajyanaga 10 cyangwa akajyana ishyo, bigendanye n'uko ari. Rero n'uyu munsi nuko byakabaye byubatse, naho ndumva nta ese madamu w'umushumba nubwo mbese ntarukira ku yindi dosi. Ese kuba umudamu w'umushumba ubona byoroshye, ni izihe challenges, ni ibihe bintu wahuriyemo nabyo kuba madamu w'umushumba? Ibyiza birimo ni ibihe? Nta nubwo ndi kuvuga ngo bibi kuko ntabwo ari ibi challenge, donc challenge mu kinyarwanda mbibi izina, ibigu challenge ni ibintu bikugora wahuriyemo nabyo kuba madamu w'umushumba. Ntekereza ko hari baba bafite inshingano nyinshi, ni izihe challenge baba barahuye nazo? Ntabwo nk'uko bivuze challenge zo ntabwo zishobora kubura, cyane ko buriya abashumba umurimo bafite ni mugari, kandi umurimo wa gishumba ukuntu uteye n'ukuntu wubatse, akenshi na kenshi uragoye gushyiraho gahunda, gushyiraho plan. Ubundi umuntu yazinduka agiye mu kazi gasanzwe aravanga akazi kanjye gatangira saa 2 agasoza saa 11 cyangwa agasoza saa 12. Ntabwo akazi k'abashumba, umurimo w'abashumba ntabwo ari ko organize. Oya, ni ukuvuga ngo ni umurimo ushobora gukorwa ku manywa ugakorwa na nijoro, nta masaha ugira. Ukabona arabyutsa gutaye mu buriri aratabaye, ni nkambirazi. Ni nkambirazi, ni ibisanzwe ibyo ngibyo. Iyo ukihagera ubanza kugira challenge zigendanye no kuvuga ku kigendanye na gahunda y'uko organiza gahunda y'urugo, ese ni ryari famiye bashobora kwicara bakagira plan y'urugo, bakaganira, bakagira ibyo bashyira ku murongo. Usanga iyo gahunda igoye, ariko bigora mu itangira. Bigezemo hagati uravuga ngo ndabona uyu munsi tubonyemo umwanya, reka tuwukoreshe gutya. Ndabona uyu munsi tubonyemo amasaha angana gutya. Amasaha yaba ya kumanywa yaba na nijoro. Ubundi gukora ni ngombwa kuko ushobora guhamagarwa nijoro iyo bibaye ngombwa, bashobora guhamagarwa ku manywa. Ibyo rero iyo mwitangira biba nkaho ari challenge ugize zo kuvuga ariko ko mbona gahunda zaha zigoye, ariko iyo umaze kubimetiriza ni ibintu bisanzwe, ntabwo ari ibintu bigoye. Ibyiza birimo, ibyiza byo ni byinshi, ibyiza ni byinshi. Ndibuze kuvuga ku ruhande rwanjye kuko uko iminsi igenda ishira
hagenda habamo urugo rugira ibyarwo, ugenda ubona habamo impinduka mu zitakabaye mu bitwa abashumba, hato na hato hari aho ugenda wumva hagenda habamo imbogamizi, ariko ubundi mu gishumba hari ikintu cyiza kihaba. N'ubundi mu gishumba ni ibintu byose ni haleluya amina. Ni haleluya amina ko mwibera mu mwuka muri make. Twibera mu mwuka kuko nta ntambara zihaba. Ubundi mu gishumba nta ntambara zihaba. Keretse ari mu bashumba badakijwe, niyo mpamvu nakubwiye ngo muri iyi minsi hari impinduka ibyo ugenda wumva hirya no hino, kandi wenda hari abitirirwa izina ry'Imana ko ari abashumba ukumva si byiza, ariko ubundi yego, ariko umushumba ntabwo ashobora kuba adahari ngo wumve umutima wakutse, uravuga uti aho ari hose ari ku murimo w'Imana, umutima uba uri hamwe. Hanyuma n'amasaha aziye ibyo muvuga ni ibigendanye na famiye, kubaka famiye yanyu kabiri, ni ibigendanye n'umurimo w'Imana, nta mwuka mubi w'amagambo maba haba, kugutuka, kugukubita, ibyo ntibihaba kuko nta nzoga zihaba. Nta nzoga zihaba, ntago baba muri ibyo. Rero ibyiza bihaba byo ni byinshi. Tukana wenda turi ibibazo nka bibiri bya nyuma nenda kubaza, reka bibaze Pastor Jado. Avuze ko tubisangira niba ari bibiri bya nyuma. Hari ikibazo kijyanye na divorce n'ikibazo cy'ikoreshwa ry'umutungo. Nibyo bibazo bibiri numva sigaranye twegereza umusozo. Umushumba, divorce uyivugaho iki? Ese uri muri ba bandi bavuga ati ugomba kwihambira ku muntu kugeza ubwo anakwishe? Ese Bibiliya yivugaho iki? Muri makeya ni icyo abantu bakora ngo birinde divorce? Ese divorce nyirinda ntarashaka cyangwa nyirinda namaze gushaka? Ibyo nabyo ni ibindi. Divorce uyitekerezaho iki? Ese waciraho iteka umuntu wakoze divorce? Ese c'est impossible il y a quelqu'un qui peut tenir? Hari umuntu ushobora kwihanganira ibidashoboka? Ese kwihangana k'umuntu wese ntikugiraho kugarukira? Wayivugaho iki? Nkabona kubaza ikibazo abagitekerezaho, ariko muraza no kugisangira nacyo. Ni gute umutungo w'urugo wakoreshwa neza kugira ngo mu rugo hakomeze kuboneka ituze? Kuko na ikoreshwa ry'imitungo usanga rikurura ikibazo, ugasanga nimba ari umugore ufite akazi arasuzugura umugabo nawe ufite akazi ntamenyesha umugore uko umutungo ukoreshwa, kandi wenda warasezeranye ivangamutungo. Ibyo byose challenges zo gukoresha, ndetse nuko abantu batajya bivuga bakavuga ibindi, ariko nacyo kiri mu bintu bishobora gusenya urugo. Cyangwa se uburyo ukabona umugore afata imitungo y'urugo akayisahurira iwabo, cyangwa se batabivuganyeho n'umugabo, cyangwa umugabo aragenda kubakira iwabo ariko iwabo w'umudamu ntabiteho, ibintu nk'ibyo. Muri make ikoreshwa ry'umutungo mu rugo. Ariko mbere yaho reka twakira umushumba Jado tubwire kuri divorce. Yego Jado. Ndasubiza mu buryo bwo mu magambo make, kuko divorce ni ikiganiro kwacyo ugereranyije n'aho isi igeze, ariko turagerageza kubasubiza mu magambo make. Mu ntanga Imana irema yaremye umugabo n'umugore, Adamu na Eva. Nawe yafashe ngo iremere benshi, yari yabaremeye umugore n'umugabo. Ko tubona baragiye bashaka benshi kandi ukabona ntibyari icyaha. Nyine nibyo ntangiye kuvuga ngo turi buze kugisubiza mu magambo make. Mu magambo make nshatse kuvuga nibiba ngombwa ko tuzakigira kirekire, tuzakigire topic kugira abantu bagisobanukirwe mu buryo bw'umwihariko. Ariko mo hagati abantu barashwanye, bagiye bashwana kugeza aho Mose Imana imubwiye ngo umuntu najya gusenda umugore we amuha urwandiko rwo kumusenda. Imana ibabwira uti ikoresha Mose uti niba usezereye umugore wawe muha urwandiko. Nge na madamu mu minsi yashize hari umuntu wigeze urutuzanira ngo turumusinyire. Ko atandukanye. Rero ubwo iyo turi kuvuga ibi tuzi impamvu mu rwego turiho ibyo tuba twaragiye duhurana. Yari yararwanditse ntabwo ari ibyo ntabwo twari tuzi ko tubaza ibyo ngibyo, ariko yararutuzana. Bibiliya yazana n'ibyanditswe bavuga ngo
umugabo najya gusenda umugore amuha urwandiko ndaruzanye ngo njye kumusenda kandi nk'abashumba mugomba kunsinyira yararutuzaniye yaye baba we reka ibyo tubyihorere bitaza kuba birebire ntago biri mu ariko nzakigaruka tukora kuri divorce muzanyemerere abarengeje zabo umunyamakuru wa Mose ntacyo nukuri bizadufasha birafasha abantu kugira ngo bamenye umwimerere niyo mpamvu mpere ikintu aho gikomoka kugira ngo kigere ahandi icyo kibazo si kitangiye ubu nonaha kuri twebwe gusa ahubwo cyagarutsweho nanone na Kristo barakimubajije none ko Mose twemerera umuha urwandiko agacaho agerageza kuba yarasobanuye nusoma tumva ni Mariko 10 arabayereka ngo kuva na kera irema yaho nahereye niho ko yatangiye agisubiza ahubwo nuko umuntu yabaga yananiwe ndagaruka rero ku ngingo imwe iyo urebye sero y'umurimo w'Imana sero isi sero y'iki ubu hariho ubwicanyi bwinshi buri ku rundi rwego uyu mudamu twigeze kuba turi kunga umugore n'umugabo tugeza nka 9:00 y'ijoro ngiye kubona mbona yacecetse ngiye kureba nsanga aracyari maso noneho tugeze mu buriri bamaze urugenda namubaze se sheri ko waje gucicika ngo we ntiwumvisha avuga ngo yashatse kumwica inshuro 3 rero nyuma yaho umuntu ashaka kwica undi yapanze kumwica 3 ngapanga kumwica 3 ngiye nta kintu mba kindi nta kirenza Bibiliya isobanura hirya yuko umuntu nakana nakabananira nagukwiye gutegereza kupfira muri rwa rugo ukwiye guhaguruka ukagenda ahubwo Bibiliya ivuga iki kuwagiye hirya yaho nakana nakabatandukanye ivuga yuko iyo ushatse uwasenzwe ubusambanyi washaka uwasenze ukaba wasamba Bibiliya ikongera ikagaruka ndacyari kuvuga towe biri ikongera ikagaruka ariko ikagaruka hejuru y'usenga n'udasenga ubwo ngarutse mu gitabo cya 2 niyo mpamvu navuze ngo ni kirekire 7 aho ngaho Bibiliya yerekana ko umupaga umwe asenga undi adasenga uwemerewe gusaba ubutani n'udasenga iyo abusabye urabumuha ntago ubuziritse nukuvuga ngo umwe akijijwe umwe yemera uko natangire kuri cya kintu bavuga ukwemera uwe temera uko yemera akemera kubusaba uko wemera akaba atari ko yemera wagasaba ubutani bakabumuha mwene data uwo nagaba kiziritse kuri wa wundi ni Bibiliya bivuga aho se aba yashaka noneho kutamuziriko hose urumva ari ukuye nuko atakimubarurwaho uwo yashaka hari jambo ikindi cyongeraho ubundi mu bubasha nubwo mwabyemera cyangwa ntimubyemera abadukurikiye bamwe nabo muri Eglise Katolika abandi naba mu yandi matorero atandukanye amacaci n'ahandi hatandukanye ariko umushumba mukuru w'itorero wagiye uba muri rwa rugo ashobora gutanga uburenganzira muri wa muryango bwo gutandukana bw'uko naka amubohora urugero ngewe uzi ko hari ingu wowe ku giti cyawe ushobora kugeramo tubyangira public y'abatu hari urugo ushobora gusanga ubwabyo kugeramo narashatse madamu yarahoze ari uwawe ngewe narashatse uyu yarahoze ari uwawe dans d'autres termes uyu mugore ugasanga nge nawe twese tumubara nk'umugore wacu ahubwo aho ngaho rero niyo mpamvu navuze ngo myemerera ngo bazakabaza gatora birasa nkaho ikiganiro cyaza kuba kirekire wenda kiraba kirekire ariko akanakanyuma turi kuri divorce hari abantu bavuga ngo ikintu cy'ubutani ubundi n'iryari umugore abo wanje kuko hari ijambo rero imigano ivuga ngo ujye unywa amazi yiriba wifukuriye ngo ntikwibagirwe umugore wo mu bukumi bwawe uwo wavugaga rero ntago ari uwo ushobora gusanga ufite atari wowe mu bukumi bwawe ntago ibyo mbonye umwanya wo kubisobanura kereka nitugendana mu bigendanye na spirituality ya matrice ndetse na sexe n'ubusugi aho baba batangiye kuvuga ushobora gusanga nawe wowe ku giti cyawe uwo washatse atari wowe wamudeviyereje
kabone n'ubwo wakita ko nta mugabo babonanye. none se ubwo wa wundi wamudeviyerije we ugendeye aho ngaho akashobora kuza kukubwira ngo uyu niwe wo mu buta. Niyo mpamvu n'ujya kureba mu macacize amwe menshi uzasanga hari ikintu bita agatimba. Urugero nk'iwacu hano mu rusengero ushobora kuba ubyaye gatanu kambara agatimba, kubera ko n'abakambara n'ubundi ntuzi. singendera ngo sinzi uwamubyaje gatanu ntago ari umugabo we, yari iki cyese nundi wo hanze siwe. Nukuvuga ngo ari umugore wawuzanye muje gushyingirwa ntago ndi bubemerere ko mukambara, ariko kubushatse umugore utari uwawe ni isugi kuri wowe, ibindi ntago nkwiye kubimenya. ariko noneho uko niko kuri kwijana. hari umuntu wambwiye ni isugi kuri wowe. Nukuvuga ngo wowe uzanye umugore ubyaye gatanu ariko atari we wamubyaje. none se kuri wa undi tweki wamubyaje musambane. None se ubundi reka nkubaze wowe mu muhamagaro wawe ufite uriya ugiye gutangira ubuhamya ufite busugi mete kugira ipimo uvuga ngo nabupimye. Niyo mpamvu ari iryo hame twebwe tugenderaho. ariko rero noneho ubwo rero aho harimo imbabazi z'Imana, kuko nidusanga abantu nta busugi metre dufite no kuvuga ngo ni isugi kumushaka. Ngenda kibaza ni ryari umuntu aba umugore wanjye, ni ryari umuntu aba umugabo wanjye. Ibyo byo byasaba kwakirengagiza ijambo rivuga ngo uyobeye yuko wifatanyije na maraya nabo baba umubiri umwe. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina bombi bakaba umubiri umwe. Ugira ngo ari amagambo tuvuga nk'abapasiteri niyagira abantu umuntu umwe. Akte yabayeho nibagira umwe. Noneho rero niyo mpamvu rero umuntu aba umugore wanjye twahuye. No ubundi se n'ubu ngubu bimenye. No rero umukobwa najya gushaka cyangwa umuhungu yararyamanye na benshi ni umugore wa benshi agomba kubanza kudivorsa nabo. Ni nayo mpamvu deliverance itabayeho rwa rugo rwe rugira ibibazo. Niyo mpamvu y'ibyo byabayeho uburyo bwiza iyo biga umubano hagomba gusenyera imyuka y'abandi bantu baba muri inyuma. Ujye wese mu bigendanye n'icyo bita Buddhism, ujye muri religion ya Buddhism ndetse n'ibigendanye na Krishna n'ibice by'umwihariko ibice byo muri Aziya. Iyo umugore wawe yabaga twita umugabo abafite inshingano yo kumushakira abagabo b'abanyabwenge ngo baryamane nawe kugira ngo umwana azavukane impano zidasanzwe zitandukanye muri babagore muri babagabo. Kuki se bigenda gute? Nuko guhura kwabo babaye umwe. Kandi niyo ushatse umuntu Bibiliya irakubwira ngo kwifatanya na maraya kuba umubiri umwe ntaga gufata 50 ye ngari yaguha aguha ubuzima bwe bwose akabugutwerera. Hari ikintu uvuze wenda tuzayigira topic kuko hari umuntu nageze n'umuvuga ngo ubundi igihango cya mbere gikomeye na amaraso, ngo iyo uduviyereje umuntu burya ngo ni igihango cy'amaraso ngo kuko nicyo gituma haza amaraso. None ngariko ngo ku bwa Kristo watumeneye amaraso ngo niwe ushobora kongera kugarura icyo gihango. Ngo ariko ubundi umuntu wabonanye n'abandi igihango kiba cyarasenyutse wakagiranye n'umuntu ngo kuko igihango gikomeye ari iki ari amaraso. Kwiyonginga icyo nge nari nshatse kuvuga no kugira ngo tutagitindaho twagishubije mu magambo make. Etro bashumba babashumbye niba uri kwa padiri hari requirement zishobora kuba wahabwa uburenganzira na musenyeri cyangwa papa, ariko hari uko binjirira muri wa muryango. Niba mubemera koko nk'abatambyi mu kigo cya Yesu Kristo n'ubwo iryo jambo mvuze riba ari iryo guteza impagarara, ariko nusoma Abaheburayo igice cya 5 atoranywa mu bantu ngakora ibintu byerekeye Imana kubera abantu. Nuko nyine abantu bitugora tugasanga hari system yubatswe igoranye kubyumva mu bwonko ngo niba nakatandukanye na naka ngo ubwo byarangiye aciriwe hiteka. Nta gaciriwe hiteka kuko batandukanye, kuko ashobora kuba ari gusenga mu gihe gikwiriye akezwa. Ariko idini ryo tubamo iyo wavanye n'umugabo cyangwa n'umugore tuba tugushyize ngo inyuma ye. Harimo byinshi, reka tuzayigire topic mwatuma mbabaza ibintu byinshi. Mwatuma mbabaza byinshi kuko hari n'uwegeze ambaza atari ko se ko nashatse umugabo ngezeyo nsanga imashini ntikora. Ati ubwo se ni naho yambarije icyo kibazo kivuga ngo ni ryari umuntu aba umugabo wanjye kandi tutarabonanye. Ati ubwo se negeze ngira umugore. Ibyo nabyo ni ntago babaye umwe, ntago begeze babumwe. Reka nzakigarukeho
kuko harimo n'ikindi mwe mugitekerezaho kivuga ngo iyo aryamye umugore we amera nk'uri gukora sex n'abandi bantu. Ndetse ngo begeze baganira avuga ko ari ngo umugore we yegeze amubwira ko nijoro abona inzoka iza gusambana nawe, kuryamana nawe. Mu isi y'umwuka uwo mugore ashobora kuba afite undi mugabo mu isi y'umwuka, ubwo nabyo ni ibindi. Ese koko ni gute ya divorce n'uwo muntu wo mu isi y'umwuka? Nabyo ni ikindi kiganiro. Ibyo ni ibintu byoroshye, ni ibintu byoroshye. Ni gute umuntu adivorce na femme de nuit cyangwa homme de nuit, umugore w'ijoro cyangwa umugabo w'ijoro badivorce gute? Cyo ni ikiganiro kwacyo. Deliverance ni ikiberaho. Nitunajibagirwa umuyobozi azatwibutse ndetse na cameraman Vera kuri kamera, Imana imuhe umugisha. Topic turimo ya divorce, uburyo umuntu ya divorce mu mwuka cyangwa mu mubiri. Ariko ikibazo kindi cyanyuma ariko cyo nanabasezeranije ngira ngo mama pasteur akivugaho, ikoreshwa ry'umutungo mu rugo. Ni gute umutungo w'urugo wakoreshwa mu gihe abantu basezeranye ivangamutungo kandi ntibiteze impagarara mu rugo? Kuko hari abagore basesagura, nabwo hari abagabo basesagura, hari abakora ibintu batumvikanyeho. Ni gute nakoresha umutungo w'urugo mu bwumvikane kandi dukijijwe, mu bantu bakijijwe? Mu magambo make ubundi ntabwo iyo abantu bamaze kuba umubiri umwe nk'uko wabivuze, ni ukuvuga ngo ntibaba bakiri babiri. Niba babaye umwe ntabwo babaye umwe mu kintu kimwe, babaye umwe muri byose. No mu mutungo w'urugo ni umwe. Ntabwo bakwiye kuba umugore cya kindi watangiye uvuga, kuba umugore afite akazi umugabo atagafite, ntibimubwira ko umutungo w'ibyo azanye cyangwa umushahara w'ibyo abonye ari ibye ku ruhande atabifatanije n'umugabo. Barabifatanije. Niyo mpamvu hakabaye hari ukuvugana uburyo bwo gukoresha uwo mutungo. Hari umutungo w'amafaranga, hari umutungo utimukanwa, hari byaba ari byinshi. Ariko ibyo byose umuryango ufatanya kubiganiraho nuko bikoreshwa, kuko niba mwarasezeranye ngo ntivangamutungo nk'uko woza ubivuga, muricara umuryango mukaganira ku mutungo mufite n'uburyo ugomba gukoreshwa. Mbere watangiye uvuga ukuntu umuntu ashobora gufata wenda se amafaranga akajya kubakira iwabo, akareba kuri famiye imwe wenda indi atayirebyeho kandi bombi bafite imiryango. Ariko ntabwo icyo ngicyo ari ikintu gikwiye kuba cyatekerejwe ngo kuko ngewe ngo hariya hari amafaranga ngo ari ngewe wakoze ngo ndahita nterura ngo ngende ngo njye kubaka. Oya, ni ikintu muganiraho mukacyumvikanaho. Iyo hatarimo kucyumvikanaho kuri icyo gikorwa mugiye gukora ku ruhande, iyo biba byiza kurushaho ntabwo mubikora. Kuko ibyo bizana amakimbirane, nibyo bya bindi wavuze bizana intambara nyinshi. Ariko iyo biganiriweho bikorwa neza, kandi no mu buzima busanzwe buri urugo buri kimwe kuri buri kimwe iyo habayeho kuganira, communication iri furu, famiye irushaho kwaguka mu buryo bwiza, iterambere rikagenda kuko abahuje inama Imana irabasanga. Yego. Mushumba, hari icyo wakongeraho dusatira umusozi? Turagushimira nta kindi ndavuga ku ikoreshwa ry'umutungo ibigendanye n'uburyo wahuza ibyo twavuze byose, kuko ni umuryango. Twavugaga ku muryango muri rusange. Menya kimwe mu bintu byatumye njya gushaka uyu mugore, hari uburyo bwo guhuza imitekerereze. Uko abivuze ndumva nakoresha ya murongo seki makuzati ese mbere yo kubana n'umuntu iki cyo abantu ntibakwiye kukiganiraho? Ubundi mu nyigisho z'umubano biri mu bintu bine bisenye ngo mu byo tubiga bishinzwe gusenya urugo. Buri rugo rwose buri nkuko abivuze ni icya gatatu. Rusenywa n'ibintu bine. Utazajya kunga umuryango ugire ngo muwunga hari ibintu byaturutse hanze. Ni ibintu bine birusenya nk'ibintu. Wabitubwira muri make ese nimba ubyibuka noneho tugasenga? Byatangira ari explanation nyine. Reka tuzabigarukeho. Ariko icyo abantu baracyumvisha ko mu gihe hakoreshejwe umutungo nabi, mu buryo butumvikanyweho, cyangwa umwe agasuzugura mugenzi we kuko ari ufite akazi cyangwa ari we winjiza menshi, nabyo bidakwiye, bishobora gusenya umuryango. Muri make twumvishije impuguro nyinshi bijyanye no kugira umuryango mwiza. Turishimye, mwumvishe guhera muri amour scolaire kugeza uyu munsi mubyaye kangahe? Babyaye 4, barakundanye,
baracyandikirana utumesaje tw'urukundo, barakerabana akana ko mu jisho. Turabashimiye cyane. Twigeze tujya muri family imwe, noneho tuyigiyemo biba ngombwa ko tuyiraramo. Yarabyibuka. Nabonye ko ari ngombwa kujya tujya ahantu tugataha. Kuko hari aho ugera ugasanga babigize ibintu by'intambara, baragize ibintu bya Yesu ntago bundi ajya bikomereza. Iyo Lazaro yapfuye avuga ko asinziriye, abashaka ko mudiriwe ibyo mwibyo ibintu mwe kubigira ibintu birembere. Hari abantu akantu kose mu rugo bakagira akantu kanini bakakaremereza, ngo sanze isahani kandi wenda yari gukarabya umwana ngo ku meza bikaba ibindi. Yego, murakoze kandi turabashimiye. Ariko dushimiye bamberewe, ngiye ntago nari nzi yuko ushoboye. Sinzi uwo numvisha bivuga, ariko nanjye ntabwo nari nzi yuko ushoboye ibintu bya journalism. Usibye ko hari umunyamakuru uguhaye amanota asanga ukwiye menshi, bita ikuzoye umunyamakuru wa radio. Usibye ko nanabyizeho gakeya, ariko ikindi nuko Yesu abadashoboye abashoboza. Reka dusoze dusengera ingo, dusengera umuryango ufite ibibazo. Reka twinginge mama Pastor asengere ingo ziri mu bibazo nizikomeye kugira ngo Imana izikomeze. Ubwo sinabazije no kuri po y'uburyo murera abana banyu, nabyo ni iby'ingenzi, ariko wenda topic ubutaha bikubuze kuba twatanga namba special. Ndumva rero kuko hari ibibazo abantu bazababaza byinshi, uretse ko nuzakora editing azashyiraho nimero zanyu, twahera hano mutubwira nimero. Hari uwavuga ngo ndashaka kuvugana na mama Pastor, hari no akifuza kuvugana n'umushumba, mwatwibwira nimero cyangwa se uburyo umuntu yababona. Reka nge mbanze kugira ngo ari usoza ahita nasenga nkuko wamuhaye umwanya wese. Telefoni yanjye nge ni 82 0782 25 58 muhabwe umugisha. Wayisubiramo gato. 0782 25 58 74. Imana iduhana. Cyangwa se akagusanga he? Hari Pastor Jado Israel akahagera ahasanga n'ibindi bintu bigendanye. Nimero ni 0786 622 92451. Wayisubiramo gato. 0786 622 92451. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese, uri umwami mwiza udukunda, tugushimiye uyu mwanya waduhaye kugira ngo tuganire n'abari kutwumva baduteza amatwi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya tuganira ibintu byinshi bitandukanye, ariko turasenze kugira ngo ababyumva bibagirire umumaro, abafite ingo, abifuza ko zaba nziza ndetse kurushaho, ubahe imbaraga kugira ngo babashe kubaho kandi babashe gukominikana mu ngo zabo kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Niwe wubaka rero ingo ukazikomeza, ubakomereza ingo, kandi n'abandi benshi batwumvishe. Hari byinshi twavuze bitandukanye bibagirira umumaro. Urakoze, tugushimiye umwanya waduhaye. Izina ryawe nirihimbazwe none n'iteka ryose. Amen.